mbonye Kayusi yasubiye mu ijipo ndayamanika ndavuga ni ntako ntagize Kayusi nagende apfurwa apfuye nge ntako ntagize cyakoze Imana yo yonyine kubera ko ari iri hejuru y'imitekerereze y'abana b'abana kubera ko Imana ari ishoboye ibintu byose iyo izinjire mu mutima wa Kayusi musange kirahari kiri ku mutayeri ahubwo ikintu nkwiye gukora kugira ngo n'ikindi gihe atazagira umuntu wongera kumenyera gutekerereza umuntu ibintu bitari ukuri nzabwira umugore wanjye zo yambaye cya gitenge mwabonye yambaye azazanye na cya kindi nahaye wa wundi kuri kamera numvaga ntazabimuhera kuri kamera na karuvati afite Bibiliya arimo gusunda aririmba indirimbo iby'Imana ikora icyo kibazo kiragoye kubera ko Kayusi nari namwizeye kimwe na bakarabo bose wabonye ko naba mama pampe bose narabafashe Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare urize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose abari mu Rwanda abari hanze igihugu cy'u Rwanda mwese ni mugubwe neza cyane turi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubwa mbere tumwakiriye kuri channel Imana irahari TV ubwa kabiri n'ubwa kabiri ubwa mbere twamwakiriye kuri telefone ndafashwe ariko basanzwe bamumenyereye kuri channel ya Niyo Patrick Nganzo Niyo Patrick ni wa muramyi rero Uwiteka yasize amavuta akamabutsa reka musabye kugira ngo abanze adusuhuze yemwe turabasuje mu izina rya Yesu abadukurikiye kuri Imana irahari TV nibyo yego na Niyo Patrick Nganzo namwe turabasuje mu izina rya Yesu aba diaspora burya nimwe mutuma tubaho cyane Imana ibaho umugisha buryo mukurikira ibiganiro byacu bituma natwe tubaho dusuhuje urubyiruko rwose rwatangiye umwaka mushya ruhumeka umwuka w'abazima abasaza n'abakecuru abantu mufite imvi z'umweru by'umwihariko bari abantu ariko nabo kubahwa yewe nabo kubahwa cyane kugira uruvi rw'umweru umusatsi w'umweru namwe Imana ikomeze ibagirire neza dusuhuje abashumba bose abo bava bakagera abashumba b'amatorero agiye atandukanye Imana ibaho umugisha abantu batubwirije ubutumwa bwiza bakadutoza agakiza mugira ibihe byiza mu mwaka mushya muhire nitwa Niyo Patrick Nganzo ndi kumwe na Pascal n'umushumba ndi imbere urimo kureba ukuntu nitwara mu kiganiro avuga ati ahangaha bigenze gutya udatana yego uyu mushumba bamwita Apologetics TV7 yes yego turi kumwe nawe ahangaha kandi ibintu byose biraza kugenda neza cyane uyu munsi rero ni Pascal njya nyumva no muri jingo z'ibiganiro byawe ako banza uri umuhanzi ahari da indirimbo yose ndende ifite n'amashusho abantu bajye ku Imana irahari TV bandikemo ni wowe by Imana irahari Pascal ariko bayibona rwose bahanzi tumenyane rero nanjye bahanzi tumenyane kabisa ntabwo nabimerutse gusetsa abakunzi b'Imana irahari ariko ibyo mbabwiye ni ukuri ntabwo tujya dusetsa burya tubeshya abantu barabizi duherukana turi mu matiku yego ariko kandi ntekereza ko byaje kugenda neza ariko uyu munsi wa none naguhamagaye kugira ngo tuganire kandi ikiganiro tugiye kugirana uraza kumfasha kugira ngo uze gusobanurira abakunzi bawe hari ikintu n'abakunzi b'abanyarwanda abantu bose yego abakunzi bawe abakunzi b'ibihangano byawe abantu bomora imitima abantu fasha muri iki gihe bisigaye bigoranye aho abantu basigaye bicara hasi bagategura bagakora amapranka bagakora icyo bita amapranka cyangwa se ako pranka zireze yemwe zireze kandi cyane cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga abantu barihisha mu murimo w'Imana bagakora amakosa menshi bagakora ibyaha byinshi kandi bagera kuri kamera bakagaragara nk'abamarayika niyo mpamvu nashatse kugira ngo uyu munsi tuganire ubaze iki kibazo ariko mbere ko tuganira kamanze senga Imana
mbere na mbere Imana. ufite ubwoba se? Iyo umuntu abanje kwiragiza Imana aba afite ubwoba. Umuntu umwe twakoranye ikiganiro sha nukuri nari nagize ubwoba n'abakunzi bacu barakiza navuze none hano ndemeye. Urumva umuntu yarambwiye ngo ashaka ko dukorana ikiganiro ngo ni pastori yaturutse Bujumbura, ariko akimara kwicara kuri kamera avuga ngo sindi umuntu. Donc ngiye gukorana ikiganiro n'umuntu utari umuntu. Usa nabivuga gute? We yaravuze ati nge sindi umuntu. Niba utari umuntu se uri iki? Kandi yari afite inyama n'amaraso. Ati nubwo mbana gutya nge ndi umumarayika naje nkomotse mu ijuru ntabwo ndi umuntu. Bitangira ubwoba. Avuga ukuntu ngo yavutse ngo yavuye mu ndanye nafite Bibiliya. Yavukanye na Bibiliya. Avuga ibintu biteye ubwoba, ariko turi kumwe n'umushumba byo ntabwo babyantera da usaba dayimoni babahiye, ahubwo no kugira ngo naba abantu batavuga ati ntitwamye tubabwira. Yego. Iyi nubona igize igabanyije urumuri ntari. Yego. Yihore. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje, Mwokozi wetu, Baba wa Mungu, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Tunakuabudu Yesu. Uyu munsi nkuko kiba mu ijuru. Tunyemerera Uwiteka iki kirere ugifate mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'umwijima zihunge uzamuri bendera tusamee makosa zote Baba Yesu. Data turasabira umugisha abadukurikiye bose kugira ngo iki kiganiro kize kugeraho kidukuye naho kitugejeje mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana amahoro riri kugire neza. Yego. Amakuru y'iminsi cyane meza. Natangiye umwaka neza ngewe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nta ndirimbo wakoze? Ego ku nyinshi. Maze gukuramo nk'indirimbo nk'eshanu se? Yego. Ako ngiye ndakora. Ngiye se ndi umunebwe wapi ndakora. Maze gukuramo nk'indirimbo nk'eshanu. Ayi wewe. Uteye ubwoba. Narakoze cyane. Cyane ariko. Warakoze cyane zagiye hagaragara. Ejo bundi nasohoye indirimbo yitwa Yesu ntagasuzugurwe kandi duhari. Video yayo ariko. Yego n'amashusho n'amaudio byose. Ko nari nsanzwe se nyumva. Wari usanzwe yumva ariko nari wewe wayikoze. Yari live. Nayikoreye new style. Wayumvisha narayikoze mu buryo bw'agataramo muri studio, ariko none nyishyira hanze mu buryo buri official. Yego. Nyekura audio n'amashusho yayo arasohoka muri style y'igisirimba. Dukora ari n'izindi nyinshi. Ariko irandirimbo. Iriya ndirimbo mbere yuko uyikora. Marayika yari yakugendereye. Wari wabonye ku buryo umurimo w'Imana uri gusuzugurika, warayirose byagenze gute? Ngewe nabyibajejeho cyane nkajya mbaza madame ariko uyu muhanzi ninde ayikunda kubirero. Yesu ntagasuzugurwe kandi duhari. Yes. No ngo ubundi abantu benshi basuzuguye Yesu. Njya ndeba imvune Yesu yavunitse. Mbese imibabaro Yesu yagize kugira ngo byibuze arebe ko umuntu yaba muri situation nziza. Sibyo? Ariko wajya kureba ugasanga abantu imyambarire y'umuntu isuzuguza Uwiteka. Yego. Imivugire y'umuntu irasuzuguza Uwiteka. No nkibaza mwaretse Yesu ntakomeze gusuzugurwa kandi duhari twaba tumumariye iki? Nubwo buryo ayo magambo yaje. Iriya ndirimbo bagende bayisange kuri channel yawe. Kuri Niyo Patrick Nganzo. Ni indirimbo y'igisirimba nziza abantu mukunda gusirimba, harimo amagambo avuga ngo cyakoze Yesu n'umwana mwiza. Ibaze ko atajya agira inzika y'amafuti tumukorera. None akabana kandi gaje bavanga ibyaha biraryoha, ariko uko tubikora niko turushaho gukomeretsa Yesu. Ni ukuri. Mu kanya hari indirimbo nende kukumvisha nayo ivuga ngo kubaho bimariye iki? Niba ntazajya mu ijuru. Y'umusaza twicaranye ahangaha Bimenye Imana Anthony Pastori. Abantu bajye kuri channel yitwa Projectex ba TV7 bamushyigikire. Ariko ndagira nkubwire ngo hari indirimbo zifite ubutumwa, niyo mpamvu Satani abarwanya. Kuko urumva nimo umuntu avuze ngo kugira umugore mwiza, kugira amafaranga menshi, kugira ibya mirenge, kuba pasteri, kuba bishop, no kuba kabosi, kuba babandi basiramo bita shehe. Ibyo bintu bikumariye iki niba utazajya mu ijuru? Nuko ari yamaze kumenya ko byose bizarangira. Reka Satani aza. Ko n'ubundi nta nicyo bimaze. Ntacyo bimaze. Kububwirizaho hano rugatitira, kubushunga intama nk'ibihumbi nka bingahe, ariko
bidashobora gutuma ujya mu ijuru nta kintu bimaze byara tukabireka. ejo bundi ugira gutya uzana umuntu ko nazanye benshi se nk'uko byaranye. oya ndaza kumuvuga. uzanye umuntu uzwi ku izina Kayusi. ya Kayusi uramusengeye arahinduka ndetse no ku mubiri bigaragara ko yahindutse, imyambarire, imigendere, imivugire, atangira kwitwaza Bibiliya mu gihe yitwazaga nimba ngari pampegisi sinzi ukuntu yabivuga nimba ari ibibada niba ari ibipampa niba ari biki. uyu munsi wa none ko tudaheruka kubabonana mana wewe urugendo rwarangiye Kayusi numva ndashise cesha urumeze. urugendo mwatangiye rwarangiye gute? nukuvuga ngo Kayusi namufashije kureka ibyo yabagamo. yego hari n'abantu babintereye amabuye. Ona kera hari ukuntu umuntu yakizwaga iwabo batemera ibintu by'abarokore bikaba ngombwa ko abijyamo ariko akabizira. yego noneho rero nibi bintu byo gufasha Kayusi kuva mu butinganyi nabyo inshuro nyinshi narabizize ku buryo byageze naho nyine n'itorero biragorana. ariko ikintu cyambabaje rumva nafashe Kayusi ava mu butinganyi bigaragara ko avuye mu butinganyi ariko mu mutima watavuyemo. naho kumbi Kayusi yari target yo kugira ngo yishakire amafaranga mu ba diaspora. yego kumbe ngewe sinabari sinkabimenye. we ashobora kuba ibintu sinze bamugiriye inama akavuga ati ibi bintu bireke uzabona abantu benshi bagutera inkunga bagusapotinge ushaki ubona akazi bazaguha amafaranga ubu umucuruzi ukomeye ushinga ama business agiye atandukanye aba diaspora bazayamuha. noneho nyuma aza kubona ko nta kintu ari kubona. yego ejo bundi ababisubiyemo. buriya ntako ntagize Kayusi namugiriye inama. Kayusi naragerageje ibishoboka ibyo mwagiye murebesha amaso n'ibyo mutarebesheje amaso yanyu. nagerageje uko nshoboye tangira kumuririmbisha. ejo bundi asohora ikiganiro ari kumwe. oya ikintu cyambabaje kurusha ibindi byose najyaga nshinyiriza nkiyangana ngahugura. ariko ikintu cyambabaje ari ikiganiro cye mfite hara muri telefone yanjye yakoreye kuri channel runaka. yego na karuvati afite Bibiliya arimo gusunda aririmba indirimbo iby'Imana ikora. indirimbo yawe nakubiswe n'inkuba mana akajya kugita akagera gutya ati ubungubu ni gutya tugiye kujya tuzibyina. afite Bibiliya mu ntoki akajya ajya kugita ukagira ngo ari kurongora igiti. ndamureba ndamwitegera namwana Kayusi ibi bintu ni ibiki? arambwira ati ibi ntabirenze wana ibi ntabirenze ntago ari cyo cyane. arambwira ati ndahubwo nkeneye amafaranga yo kwishyura inzu. ndabwira nti ntuzongere kumbwira ubusa nk'ubwo ngubwo. urimo gutesha Imana agaciro kuri uru rwego. byibuze iyo uza kubaha Bibiliya ukayishyira hariya hasi wenda iyo mikino yawe wigira ukayikora ariko Bibiliya wayubashye. ngo reka ngo ibi ntabirenze ngo niba udashaka kumpa amafaranga yo kwishyura inzu ngo ubwo nyine ngo nta kundi. umuhungu wawe tuba turashwanye. ejo bundi bidateye kabiri mfite video hari ikiganiro mfite hano muri telefone ndaza kukikwereka mu kanya. Kayusi wawe arimo aragira ari kumwe n'uwitwa Ige. Kayusi yasubiye mu ikanzu. nukuri ari kuvuga ati rwose naririmbye indirimbo z'Imana ntacyo byamariye. abarokore ntacyo bamariye nta kintu bamaye. nabonye ari byo kuntesha umutwe nisubire mu butinganyi na sheri wanjye. ngayo nguko rero ngayo nguko ibya Kayusi ubu ngubu naramuretse. hari n'indirimbo twari turimo gukorana ndimo ndibaza ukuntu iyo ndirimbo nzayisohora biranshanze. mfata umwanzuro wo kureka Kayusi ariko abantu benshi bakaba barambwiye ati Kayusi mureke Kayusi ntuzamushobora. Ngewe nyine ngashinyiriza nkavuga nti nuko arabika umuntu wenda azagera igihe ibintu yigira birangire. mbonye Kayusi yasubiye mu ijipo ndayamanika. ndavuga ni ntako ntagize Kayusi nagende apfurwa apfuye nge ntako ntagize
cyakoze Imana yo yonyine kubera ko ari iri hejuru y'imitekerereze y'abana b'abantu, kubera ko Imana ari ishoboye ibintu byose. Iyo izinjire mu mutima wa Kayusi Musange igira byinshi ihindura mu mutima we. Ngayo nguko urugendo rwanjye na Kayusi nuko rwarangiye mu ncamake. Nuko rwarangiye. Kayusi abantu mwari muzi ngo ndi papa wa Kayusi, hoya Kayusi yarananiye kandi nta mwana utananirana rwose. Aho bigeze imbaraga zanjye zimeze nk'izaranye, narahuguye naracotse. Hari umugani twasomye uvuga ku mwana w'ikirara. Umwana w'ikirara ngo agira gutya, ava mu rugo rwari rufite ibyo kurya, rufite ibintu byose, aragenda ajya gushaka akazi. Ageraho akabona akazi ko kuragira ingurube cyangwa kuzahirira. Agera ku rwego rwo kwicwa n'inzara, yifuza gusangira n'ingurube, ariko umwuka wera umugarutseho yifuza gusubira kwa se, barya bakanywa bagasigaza. Aravuga ati nibuze uko mbayeho ni hanyuma y'uko umugaragu wo kwa data abayeho, yenda reka njye kwa data nangirira impuhwe, nibuza ngire umugaragu, nibuze yenda nzatora kabiri. Kayusi uyu munsi ashobora kuba yagiye, yenda nawe ari ishuri agiye kwiga. Twitege ko aramutse agarutse mu by'ukuri wamwakira. Buriya rero ngewe icyo kibazo kiragoye kubera ko Kayusi nari namwizeye kimwe na bakarabo bose. Wabonye ko n'abamama pampe bose narabafashe bitambazana mu muziki, ntangira kubatoza kuririmbira Imana, kandi wabonaga ko rezilita ari sawa, feedback yari nziza pe. Ariko abo bose babirengaho basubira mu buzima babagamo. Cyakoze mama wa pampe ni umugabo. Ikosa ikintu cyamunaniye ni ukureka agacupa. Ariko uriya we ni umubyeyi, afite ukuntu yiyubahamo. Ariko abandi barananiye. Rero nibagaruka muri kugira ngo wakire umuntu biterwa nuko umubona. Uzi impamvu nahise mfata Kayusi ngo mujyane mu rusengero? Nari ntaramwizera. Nari ntaramwizera. Ibaze rero Kayusi yaza kuba yaragiye mu rusengero akabeshya abashumba ngo arabatijwe. Yarangiza akakanya arinda amagiye gushaka mu rusengero, yarangiza akakanya akaba yasubiye muri yajipo. Icyambere ngiye wamuzanye nari kugirwaho urubanza. Itorero ryamubatije rikagirwaho urubanza. Ariko kubera ko ari Patrick wamuzanye muri ibi bintu by'agakiza, wenda igitutsi kijye kuri ngewe ariko ntacyo, ubwo ari ngiye nyine. Nagaruka kandi akabona ko ibyo yarasubiyemo ari amafuti, ubwo nabwo afite uko azaza nk'uwo mwana w'ikirara nyine. Nimba nuko ntigeze ndangiza inkuru, navuze mu intangiriro singeze mu gusoza kwayo, ngo umwana akimara gufata icyemezo cyo gutaha, ise nawe yarimo agendagenda ku irembo, amubona ngo aturutse nk'iriya, ariko umwana afite ikintu cyitwa ipfunwe kuko yabanaga n'ingurube, kuko yari yanduye yambaye nabi. Yenda yakubise se amaso ahita yikanga, ati no muzehe ntago ari bunyemere, ngo ari katungurwa nuko abonye muzehe amwakiranye urukundo, arambika ibyo yari afite hasi byose, ngo ariruka, ngo ahera karamuhobera, ngo amuryamisha ku gituza. Urabyumva neza? Arangije aravuga ngo umwana wanjye yari yarazimiye none aratashye. Uyu munsi niho Imana igutegeye, nge nguhanura. Mbona ukuvuga ngo Kayusi uzamwakira ute uyu munsi? Reka nkubwire, abantu ntibakajya bishimira ko ufashije umuntu agahita kumvira ako kanya. Iyo aje agasogongera agahita agenda, ni insinzi iri mu kugenda kwe, kuko nagenda arahita abona itandukaniro. Nabona itandukaniro akore baka, ya baka akoze ni nayo izatuma akubaha. Akubaha kuko buriya wagize umutima w'umushumba, umutima w'imbabazi w'umukristo, uramwakire kumwakira atarasufura. Ubundi Imana yo ntiyanga ko umuntu amererwa nabi, ahubwo amererwa nabi kuko umuririmbyi yaravuze ngo inkamba zose zimvemo. Nurangiza umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha. Buriya rero ashobora hari inkamba zitari zakamuvamo. Imana ikareba ikavuga ati rero iki ni ikirura kiri kumwe n'intama,
reka manze ngisubize mu birura yes bigenzi byacyo bibanze hungabanye bigityaze bigicunde kuko burya Imana aho igusanze niho igufatira yenda noneho akazaza aje ari Imana ibirimo. Reka mvuge ngo umwuka wera azabanza gusure, oya azabanza musange, namusanga nawe azagusure kugira ngo utita ku byatambutse. Buriya ntubona se umubyeyi umwe yigeze abwira umwana we atari ko kuki munsuzugura mu gakabya kandi narababyaye. Uzi umwana we mukuru ukuntu yamubwiye, yamubwiye ngo tugomba kugusuzugura tukanakunya ku bibero ati kuko uri umubyeyi wacu. Iteka ryose inshingano za kibyeyi zinyura mu mahwa. Ahubwo reka tuvuge ngo niba Imana ibitse ubugingo mwuriya muntu kandi kabizagera himugeze ikishije muri Patrick, akaba ari nta wundi muntu uzakwakira umusaraba, kuko hari igihe byagenda kuriya hari undi muntu yena nka Pascal azakwakira umusaraba cyangwa n'undi azawukwakira, ariko nimba umusaraba w'uri uwawe, ahubwo nge mbona ukwiye gusenga ugasaba Imana ibintu birakaze mugani wa muhungu zo kwikorera uriya musaraba, kuko kugaruka ko azagaruka. Reka banza agenda asogongere, yenda asogongera arebe itandukaniro ryo kuba mu byizerwa no kuba mu nyine iro de bar. Ariko Patri uri mu bihe bitameze neza mu buryo bw'umurimo w'Imana, kuko Satani yarakurashe cyane. Satani yarakurashe, ako ubona ntsindwa ubona ntsindwa iyo Satani andashe. Ariko burya Satani atsindwa yagezemo. Ngewe maze kubibona, Satani yagabye umuntu ku igitero, abazi ko azatsindwa azi ko azanatsindwa yagezemo mu kibuga cyane, ariko akarenga akagira gute akakugabaho ibitero. Ejo bundi nagusanza mbona umuntu w'umutayeri azanye metero apima umuntu, byagaragara ko ari umuntu ubabaje ufite ubuzima butameze neza ushaka gufasha. Amaze kumupima mbona ufashe igitenge ugihaye wa muntu umupimye, agiye kumudodera. Ubundi ga umugore wawe agaragara yambaye cya gitenge, wabaguriye ibitenge bisa, waraje kugira ngo utwike kuri social media ugaragare kuri gufasha abantu, uragaruka igitenge igihe umugore wawe yari yabuze imyenda. Patiri ngewe ndashaka ko uburayo numvisha ibintu biri ngo ngewe nihamagarira nyirabyo akaba ariwe nibariza. Ibyo bintu byanakorewe inama, amakuru yangezeho bo bamwe baranampamagaye barambwira ati Patrick ko turi kubona imyenda wahaye umuntu mwahindukiye mukayiyambarira bimeze bite? Ntangije uwo muntu ndamubwira nti urwo rwego nararurenze, umugore wanjye ntago yabura icyo yambara ku buryo yagera ku rwego yambara umwenda naguriye umuntu mu buryo bwo kumufasha, kuko umugore wanjye afite ibitenge byinshi ataranabasha kudoda ngo ajye byambara. Ni ukuvuga ngo rero igitenge babonye umugore wanjye yambaye, ndaza kugwana ifoto yacyo uze kubishyiraho kugira ngo ukure abantu mu rujijo. Urebe n'icyo kiganiro yari yambaye, n'igitenge yari yambaye, ndakwereka n'amafoto, kuko icyo gitenge icyo yari yambaye nicyo yari yambaye ava kubyara umwana wanjye w'imfura. None icyo gitenge gifite ibara rijya gusa n'icyo nahaye wa wundi. Noneho rero abatabizi kuko bishwe no kutabimenya bahita bavuga ati aha ntimureba ko ya myenda yahaye wa mukobwa umugore ahindukiye akayambara. Ndaza kukwereka itandukaniro rero riri. Yego, ntago rero nafashe imyenda nagize kubera ko umugore wanjye ni umutayeri, ni nawe uri kudodera wa mukobwa. Kandi niyo myenda iri ku kazi, ntago iri iwanjye mu rugo. Ikiganiro twagikoze twibereye iwanjye mu rugo. Nuvuga ngo rero umugore wanjye yambaye icyo gitenge n'ubundi asanzwe ahorana mu rugo. Abantu bagira ngo ni cya kintu nahaye wa wundi, ariko
ntago ari abantu bose, ahubwo ni ba bantu bonamwe ikibazo nuko abashaka ikibazo kuri wowe. Yego, burya umuntu nakubaza ibintu runaka, burya abafite igisubizo, ahubwo we abakeneye kumusubiza ibijyanye n'ibyo yifuza. Yego, nuko bimeze. Muri make igitenge kirahari, kiri ku mutayeri. Ahubwo ikintu nkwiye gukora, kugira ngo n'ikindi gihe atazagira umuntu wongera kumenyera gutekerereza umuntu ibintu bitari ukuri. Nzabwira umugore wanjye zo yambaye cya gitenge mwabonye yambaye, azazanye na cya kindi nahaye wa wundi kuri kamera. Numvaga ntazabimuhera kuri kamera, ariko bizantera kubimuhera kuri kamera, ko abantu bagira umunwa. Yego, ejo abantu batazanteranya n'abandi. Uyu munsi kuba ibikorwa bikorwa n'abantu b'abakozi b'Imana bigirwaho impaka, ndetse kandi impaka zikazamurwa n'abitwa ko n'abari abakozi b'Imana, mu by'ukuri witegereje ubona ari impamvu kibitera, ni ukudakizwa, ni ishyari, ni iki kibitera gituma muri twebwe intambara zigumamo? Bibiliya iravuga ngo muri mwe intambara ziva he? Aho ntiziva mu mitima yanyu. Sugira ngo abantu bari bakebwa, nubwo ubona abantu bariho batembera iyi situation ubona abantu banyuranamo undi ku wundi, burya ntago bakijijwe, nta n'agakiza burya abantu bafite, ahubwo abantu situation barimo, agakiza bafite ukarebera muri situation barimo. Yego, muri uyu muntu uzana ibibazo 90% nta gakiza bafite. Umuntu ufite agakiza areba ikintu ntagitinda akikomereza. Yego, ariko wa muntu ujya gusesengura ikintu runaka akumva ashaka kumenya buri kanaka ariko kose ku kintu runaka, burya nta gakiza. N'ababivuga n'abazana intambara muri uyu murimo uzasanga ari ibicibwa mu itorero. Abo rero nta gakiza baba bafite. Yego, nubona umuntu yazanye amatiku ku karubanda kuri kamera, ukabona umuntu ahora mu matiku, nta bindi byiza bimuranga, nta matiku, nta gakiza bafite. Ariko uramubaza akakubwira ko ari gushaka views, ngo views hari ukuntu zibaha amafaranga. Yewe ntabwo ndayabona izi views twese ko twirirwa kuri izi kamera mwoka byaramwe, kandi aba bantu ubona ko bahora bashaka, reka mbivuge ko bashaka views, zabamariye iki? Kuba umusanga ukabona ni wa wundi, nta kamodoka yaguze, ipantaro uri mu musanga ejo niyo uzongera kumubonamo, uri kubyumva? Kwafe agera ku mutwe uzahora ubona ari ya yindi, utuvuta ahora yisiga uzasanga n'ubundi ahora ari igikara. Ubundi izi views koko bahora bazishaka ntiziragwira. Ese niba zaragwiriye zabagejeje kuki? Views ntiziragwira. Niki wabwira abantu bari bamaze gutekereza ko mu by'ukuri igitenge, nanjye ndimo, nawe warabitekereje? Kuko indirimbo wakoze ndagukurikira, ndi umufana wawe, nanjye nakubiseho akajisho ni cyane cya gitenge. Ako se Pascal Karame, wowe ushyize mu gaciro, wenda reka tujye mu mubiri tuve no mu mwuka. Ndiyo. Iyo unyitegereje wenda mu mibereho miki Imana yampaye, ubona ndi umuntu ukwiye gufata igitenge naguriye umuntu ngahindukira nkajya kugihereza madamu wanjye? Oya, ntabwo ibyo bintu rwose no kubirota sinabirota. Ahubwo ngewe naratekereje ndavuga nti ashobora kuba warabaguriye ibisa, kuko yuza kuba warabaguriye ibitenge bisa byari kuba bifite ikindi gisobanuro kudusobanura. Ntago rero bisa birabitenge nta naho bihuriye. Ntago bisa, ahubwo njya no kugura uriya mukobwa igitenge sinigeze ntekereza ko no mu rwari ikindi bisa. Bijya gusa. Ariko kandi sinigeze nibyo ntiwanabitekera nubwo byaba bisa. Nibyo ntiwabitekereza, kuko ngewe ntago ntekereza ko ari abantu bazamvuga nabi bitewe n'impamvu runaka. Ngewe nkora ibintu byanjye nkanjye, ngakora ibintu, burya nkunda kuyoborwa n'umwuka cyane, nta kintu njya nkora ntayobowe n'umwuka. Ibintu byanjye byose ndabisengera, niyo mpamvu ubona iyi myambi yose Satana ndasa 90%, ariko ukabona ndakomeza kuba Patrick wa wundi, wakomeza kubona nisekera ndashira iby'inyoko. Yego, nakubajije ibibazo bitari byinshi kandi bitari na bikeya, tugana ku musozo. Nyemerera nimba hari message wagenera abakunzi bawe itambutse. Icyo nabwira abantu, ariko yemwe ndabakunda, mbireka mbanze mbifurize gukomeza kugira umwaka mushya muhire, mutangira umwaka mwese. Oya, ntago watita wese imihigo, mugira imihigo muhiga. Umuntu wese nagira umuhigo avuga ati ngiye uyu mwaka ugomba kurangira mfite inzu, uyu mwaka ugomba kurangira mfite igitenge cyiza, n'urugero uyu mwaka ugomba kurangira ngewe ntakiri wa wundi, mfite ikibanza, ibintu nk'ibyo. Tuzishimire ko
kwa 12 kuri akuntu turasa umwaka bawurase twese turi mu kwesa imihigo. Ndiyo. Icyo nicyo cya mbere mbifurije. Ikindi ndabifuriza gukizwa yemwe amatiku arangirane n'uriya mwaka twarangije. Ahubwo dutangire ubuzima bwiza, ubuzima burimo gushaka Imana, ubuzima burimo guhiga amafaranga dore ko yanabuze ariko tuyabone. Yego. Ariko amatika arangire. Ibintu byo kwirirwa abantu bajomba n'ibikwasi birangire kabisa. Icyo nabwira abantu ndabakunda. Bantu mudushyigikire mukora subscribe kuri Imana Irahari TV niyo Patrick Nganzo. Yego. Bantu mukomeze no gusharinga byangano byacu biganiro byacu tujye twitaramanira ariko niba ufite n'amafaranga muduhe yemwe muduhe burya amafaranga araryoha aba diaspora mwongere mutwibuke nyawo kabisa mani bamugisha urakoze cyane n'umuntu ashobora kubona niyo Patrick kuri Imana Irahari akifuza kuvugana nawe akifuza kugira byinshi baganira nyemerera utambutse nimero yawe ninge muhanzi ujye utanga nimero byoroheje 078 340 47 ndayisubiramo rimwe ryonyine 078 340 47 nitwa Niyonsenga Patrick Imana bamugisha urakoze cyane.